nongeye kubaramutsa cyane amahoro y'Imana abane namwe nk'ibisanzwe ni umuhungu wanyu tumaze kubimenyera ku Nyungu TV hacaho ikiganiro ubuzima tubamo. Muri icyo kiganiro ubuzima tubamo dutambutsaho inkuru zadufasha mu buzima bwacu, hari bimwe na bimwe twakumviramo kugira ngo mu buzima tubamo tujye tubasha kubinyuramo kandi dutekanye. Uyu munsi rero tugiye kumva agakuru cyangwa se tubanze dusobanukirwe ijambo kwisinziriza bivuga iki se, kwisinziriza bikora iki? Kwisinziriza ni ijambo rituruka ku nshinga gusinzira. Noneho icyo gikorwa kwisinziriza ni igikorwa gikorwa igihe umuntu adashaka gukurikirana event zimwe na zimwe ziri kuba cyangwa se ibiganiro, niyo yabikurikira akaba atagira igitekerezo abitanga kuko adashaka ko bimwicira mood arimo. Niyo mpamvu rero navuze ngo dusobanukirwe iri jambo neza, kwisinziriza. Ese mu kiganiro cyacu ubuzima tubamo iryo jambo kwisinziriza ryadufasha gute cyangwa se ryatwigisha iki? Umwana w'umukobwa yagize gutya abaritse akazi yakoraga, arangije aritahira agera mu rugo amara igihe adakora akazi ke. Nyirakuru aramubaza ati ese mukobwa wanjye kuki utagikora akazi, byagenze gute, barakwirukanye cyangwa baraguhagaritse? Umukobwa aramubwira ati oya nyogoko, ntabwo ariyo mpamvu. Impamvu ni uko ntabanye neza n'abo dukorana ku kazi kanjye. Nyirakuru aramubaza ati se umukoresha niwe mufitanye ikibazo cyangwa ni abakozi mukorana? Aravuga ati hoya nyogoko, umukoresha dukorana neza kandi akazi ke nkagakora neza uko abishaka, ahubwo ikibazo n'abo dukorana nabo. Nyirakuru aramubwira ati se bimeze bite, mbwira icyo kibazo twumve uko twagikemura. Umukobwa aramubwira ati rero nyogokuru, ku kazi nkoraho usanga akenshi ndeba bagenzi banjye batanyishimira, ukumva ninjye bagize ikiganiro mu kigo mbamvugaho amagambo yo kunsebya, nkabona birabangamira imikorere yanjye. Mpitamo rero kuvuga ngo aho kugira ngo ngomeze mbyumve bimbangamira, ahubwo njye nataha akazi nkazashaka n'akandi. Nyirakuru yaramubwiye ati se mukobwa wanjye nyemerera tuganireho gatoya. Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo kuko nanjye nkeneye inama zawe, dore urakuze waciye muri byinshi kandi uzi uburyo umuntu yakemuramo ikibazo. Nyirakuru yaramubwiye ati ibyo ni byiza cyane, ahubwo ngiye kukubaza ikibazo nyemerera unsubize. Nyirakuru yaramubajije ati mukobwa wanjye, kera ukiri mutoya iyo wabaga udashaka kubyuka byagendaga bite? Umukobwa yarasetse cyane ati nyogokuru, icyo ntabwo ari ikibazo wakambajije kuko urabizi nararyamaga nkisinziriza rwose, ukambyutsa nkabyanga ukagira ngo nasinziriye kandi nkumva ariko nkakwihorera. Nyirakuru yaramubwiye ati byiza cyane, unsubije neza neza ibyo nashakaga ko nsubiza, kandi nawe uwisubije bitewe n'ibibazo uhura nabyo mu kazi. Aramubwira ati iyo wisinzirije hari ibikuvugwaho wima amatwi ukabyima n'amaso kuko ureba nta gaciro biri kuguha, nta n'inyungu biri kuguha, ahubwo bikwicira nerone zawe z'ubwonko, mu buzima ntibigende neza. Umukobwa aramubwira ati ibyo byo ni byo. Nyirakuru ahita amusubiza ati rero mukobwa wanjye, icyo nashaka kukubwira hano ni iki: guhera ejo uzasubira mu kazi, wagera mu kazi kawe ugakora iby'inshingano zawe, ibyo ugomba gukora, ibizageraho bikugeza, ibizakugeza ku ntego yawe, utiteye ku byo abantu bavuga, utiteye ku byo bagenzi bawe bagukorera, ahubwo ukisinziriza ugakora inshingano zawe. Ndabizi bizagenda neza kandi bazabona yuko bibeshye. Icyo twakura muri iyi nkuru ni ikihe? Sometimes hari igihe abantu hari igihe umuntu bamuvuga ABCD ku buryo avuga ati ariko nk'ubu bagiye gutanga award y'abantu bavuga ibinyoma, ko nzi ko uyu nguyu iyi award itamucika. Ariko buriya natwe tugendeye muri uyu murongo, natwe tukwiye twisinziriza, tukabirenza amaso, tukabyima amatwi. Ndabizi yuko abahetazi bacu nta kintu babimaze. Ni umwana w'umutsambyi, ni shoferi, ndabakunda cyane. Duhurire ku Nyungu TV, ukanda subscribe, share, comment kugira ngo n'abandi kabagereho. Ndabakunda cyane.